Ndagusuje mukunzi wacu, ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni igitondo kibi cyane, igitondo kitazava mu mitima y'Abanyarwanda, cyane cyane abatuye mu karere ka Kamonyi, mu murenge wa Gacurabwenge, mu mudugudu wa Ryabitana. Ntabwo basibagirwa iyi nkuru izindutse muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri Kanama 2024. Uraza kumenya mbese aba baturage batuye muri uyu mudugudu wa Ryabitana bazindukiye kuyihe nkuru kuko yabababaje cyane. Ese ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi cyangwa bw'umurenge wa Gacurabwenge bwo bwatangaje iki nyuma yo kumva iyi nkuru izindutse ivugwa muri aka karere? Icyo ngusabye rero nyabona nuko wadushyigikira ukora munsi y'aya makuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba uwayo wa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato, turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru iramutse ivugwa mu karere ka Kamonyi muri uyu murenge wa Gacurabwenge, by'umwihariko mu baturage batuye mu mudugudu wa Ryabitana. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbahe ikaze rero bakunzi ba KN Radio. Mbere na mbere iyo ngiye kubagezaho aya makuru mbanza kubabwira ko icyo uba ugomba gukora ari ukujya munsi y'amakuru tugenda tubagezaho buri munsi, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Gacurabwenge haramutse inkuru mbi cyane, inkuru ikomeje kubabaza abaturage batuye muri aka karere, naho umukobwa w'imyaka 22 y'amavuko yataye uruhinja mu musarani. Ibi byababaje abaturage bo muri aka karere. Mu rukera rwo kuri uyu wa gatanu tariki ya 2 Kanama 2024 mu mudugudu wa Nyabitana, akagari ka Gihinga, umurenge wa Gacurabwenge wo mu karere ka Kamonyi, hamenyekanye amakuru y'umukobwa witwa Umulisa Anita w'imyaka 22 y'amavuko wataye uruhinja yari atwite mu musarane. Ni inkuru yahise izamura umujinya abaturage batuye muri aka karere. Amakuru mamo agera kuri KN Radio ati nuko uyu Mulisa warukiba iwabo yaratwite inda y'imvutsi, ashobora kuba hari imiti yanyoye mu rwego rwo kugira ngo bimufashe gukuramo iyi nda atashakaga kubyara, cyangwa uyu mwana yari yaratwite ngo kuko ntabwo yamukundaga cyane, ngo kuko yirwaga abivuga cyangwa abibwira inshuti ziwe za hafi. Kumenyekana ko Umulisa yakuyemo inda ndetse akajugunya uru ruhinja mu musarani byaturutse kuri musaza we wumvise uruhinja rurira, agiye kureba asanga rwatawe mu musarani. Ashatse mushiki we asanga yagiye kare. Yahise yihutira cyangwa yahise yigira inama uyu musaza w'uyu mukobwa witwa Mulisa guhita ajya kubwira polisi y'u Rwanda ishami rya Kamonyi ko asanze umwana umushiki we yari atwite yamutaye mu musarani. Nibwo rero inzego zatangiye kuhagera zishaka uwo mukobwa ariko ziramubura. Amakuru kandi agera kuri KN Radio nuko uyu Mulisa Anita yari asanzwe afite umwana umwe yabyariye iwabo. Uru ruhinja yavukije ubuzima rwari kuba abaye umwana wiwe wa kabiri, gusa ku bw'amahirwe make uyu mwana ntabwo yigeze avuka. Amakuru kandi duhabwa n'abaturage batuye ako karere ka Kamonyi mu murenge wa Gacurabwenge mu mudugudu wa Ryabitana ati nuko kugera kuri iyi saha ya saa moya z'iki gitondo ubwo twakoraga iyi nkuru, uruhinja rutarakurwa muri uyu musarani rwatawemo. Ni mu gihe nyina we arimo arashakishwa kugira ngo afatwe ajye kuryozwa ayo mahano yakoze. Kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru kandi twagerageje guhamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gacurabwenge Umugiraneza Marita
niyitaba ndetse n'ubutumwa bugufi haba kuri WhatsApp no kuri telefone bisanzwe, ntabwo yigeze adusubiza. Gusa nadusubiza turaza kuza kubikira mu nkuru yacu y'ubutaha. Abaturage rero bo muri aka karere ka Kamonyi mu murenge wa Gacurabwenge, by'umwihariko abatuye muri uyu mudugudu wa Ryabitana, bakamije basizoye barimo barashakisha uyu mukobwa hasi hejuru, ngo kugira ngo afatwe ajye kuryozwa ayo mahano cyangwa ajye kuryoza ubwo buzima bw'uwo mwana yavukije ubuzima, ngo nawe ajye kuryoza ubundi abihanirwe n'amategeko y'u Rwanda. Ngo iyo abona ko atazamubyara, niko abo baturage bavuze, ngo iyo abona ko atazamubyara ngo ntabwo yari kwirirwa amutwita, ngo ariko bino bintu yakoze ngo ni igikorwa cy'ubunyamaswa, igikorwa kibi cyane. Reka rero ngushimire wowe wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, nkubwira ko wakoze igikorwa cyiza kandi igikorwa cy'ubutwari. Reka tugushimire kandi tukwifurize umunsi mwiza.